ryanjye ryanditswe mu gitabo. nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ari amategeko y'ibyahanuwe. Ni mu kiganiro ubumuntu buhesha ubugingo, mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Minani Frodouari. Uyu mukozi w'Imana Frodouari yatumwe n'Imana azenguruka igihugu cyose n'igare. Imana yongeye kumutuma mu cyigisho cyitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Iki kiganiro muzajya mugikurikira ku 102.8 Radio Umucyo. Ni buri cyumweru guhera saa 4 za mu gitondo kugera saa 4:45. Ushobora kubona inyigisho kandi uciye kuri channel ya YouTube yitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Ukeneye uyu mukozi w'Imana Frodouari wamuhamagara kuri telefone igendanwa 0788 63 34 cyangwa se 0728 63 34 uzura ubumuntu buguheshe ubugingo buhoraho. Yesu nifuza kubinyishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, n'ejo ntazavaho nibeshye ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe bene data. Imana ishimwe ko twongeye undi munsi wo kubaho. Imana ishimwe ko twongeye ikindi cyumweru tukaba tugeze muri cya kiganiro cyacu ubumuntu buhesha ubugingo, nk'uko umaze kubyumva mu kirango cyacu. Nk'uko bisanzwe, nk'uko menyereye, muri kumwe na Pasiteri Minani Frodouari. Reka tubanze dusenga Imana. Nyakubahwa Mana nkuru, Mana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimye ko duhaye undi munsi, tugushimye ko twongeye ikindi gihe cyo kubaho, kandi tugushimiye ko twemereye kongera kubwira abantu ukuri kubahesha ubugingo muri cya kiganiro, muri bwa butumwa waduhaye butubwira yuko ubumuntu bushobora guhesha ubugingo. Turongeye turahuye, duhuriye kuri Radio Umucyo 102.8. Tubasabiye umugisha nyakubahwa kugira ngo abitanga kugira ikiganiro kibashe kugera ku bantu bose, ubaho umugisha kandi ni ukuri umugisha abantu bose babasha gutega amatwi ikiganiro, bagikunda kandi biyemeza gushyira mu bikorwa ibyo babashije kumva. Gumana natwe tugirire neza kandi uduherekeze muri ikiganiro cyose, uhagarare natwe, utwambika imbaraga kandi ijambo urisobanurira abaryumva kurenza uko twebwe twarisobanura, kubera yuko ubwo bushobozi ari ubufite. Gumana natwe tugiye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tumaze iminsi tuganira ku bumuntu buhesha ubugingo. Ubwo bumuntu buhesha ubugingo bwakomeje kugenda bukurura impaka ndetse henshi cyane, yewe no mu bakabyumvise ntibabyumva, ariko niko bigenda. Ubundi uwumva ubutumwa ni uwabuhawe mbere na mbere, hanyuma abandi babwumva vuba cyane n'abamurikiwe n'umwuka w'Imana, kuko iyo umwuka w'Imana atakumurikiye ibintu byumva nk'ibisanzwe cyangwa ukabihinda isura n'indi nyito, cyane cyane ko abagerageza kubirwanya babihaga indi nyito, bakavuga ngo ni ubuntu, ngo ni iki, ngo ni inyigisho z'inzaduka. Ariko igihe tumaze tuganira, sinzi niba warabashije gukurikirana ibiganiro byose twacishijeho, ndumva bimaze kuba hafi 5, iki ni nk'icya 6 twagerageje gusobanura, kandi uwo twagendanye yarabyumvise neza cyane. Turimo turavuga ubumuntu buhesha ubugingo. Hari impamvu tuvuga ubumuntu buhesha ubugingo. Icya mbere nuko twabitumwe n'Imana, twabihawe n'Imana, nabahaye ubuhamya mbaho ukuntu Imana yantumye, mbabwira ukuntu nazengurutse igihugu n'igare, mbabwira ukuntu maze gupfakara 2, nababwiye uburyo Imana intuma kandi nkoresha inshuro nyinshi cyane. Ngira ngo abenshi bamaze kumenya, abenshi bamaze kuba inshuti zanjye. Ni byiza cyane, birashimishije, kandi abenshi bamaze kugira aho bava n'aho bajya
naho bagera ku bw'ijambo Imana yantumye. Mu magambo Imana yantumye rero nababwiye ko Imana yambwiye ko abantu barimo kugabanuka ku isi ndetse barimo no gushiraho. Mbajije ngo kubera iki, iransubiza ngo nuko barimo guhinduka inyamaswa kuko ubumuntu burimo buragenda bubashiramo. Ibyo rero byatumye yongera kumbwira ngo nigisha abantu ibihwanye n'ubumuntu buhesha ubugingo. Yongera kumbwira ngo ngerageze kwegeranya abantu bake basigaye kugira ngo ubwo babashe guterana imbaraga no gusigasira ubumuntu bubarimo. Ibyo nababwiye ko twabitangiye, ubu tubirimo. Ku bafite groupe WhatsApp twabashyize muri groupe barabisaba, na n'uyu munsi nawe bisabye tugushyiramo. Ni groupe ya WhatsApp ndetse nta nubwo kiri groupe imwe, zimaze kuba nyinshi, zitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Nawe udufashije wayishinga n'inshuti zawe ukatwegera tukakugira inama, tukajya tuguha ibiganiro nk'ibi, tukabaganiriza, tugahugurana. Cyane cyane izo groupe ziyobowe n'umurongo uvuga ngo nuko icyo mwifuza ko abantu bagirira cyose aba ari cyo mubagirira namwe. Ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Ni umurongo dusoma mu gitondo tukawusoma nimugoroba. Ni umurongo utuyobora mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Aho rero ni igikorwa twakoze cyo kwegeranya abantu bagifite ubumuntu, kandi turacyakomeje kubegeranya mu mpande zose z'igihugu ndetse n'impande zose z'isi, ko cyane cyane ko duhuriyemo duturutse no mu bihugu bitandukanye no mu mahanga atandukanye, nta nubwo ari Abanyarwanda gusa. Ubwo rero ni igikorwa gikomeje, ntabwo ari idini twashinze, nta n'icyo duteganya gushinga, nta nsengero, nta n'amaturo duteganya kwaka. Icyo dukora ni ugukwirakwiza ubwo butumwa umuntu buhesha ubugingo. Ubumuntu buhesha ubugingo ntabwo ari ubuntu, ntabwo ari ubuntu. Nubwo n'ubuntu butanga ubugingo, ariko ubuntu butanga ubugingo kuri bamwe. Kuba Imana igiriye ubuntu, ntacyo wakora kubw'ubuntu. N'uwigisha abantu ubuntu ntacyo yakababwiye gukora kindi. Nyine niyo mpamvu nababwira kutagira icyo bakora, ariko hari icyo Imana yatubwiye twakora. Iyo Imana ikubwitira hari icyo wakora kugira ngo ubone ubugingo, ntabwo wakwishinga ijambo rivuga ngo nzaguha n'ubugingo ku buntu, kuko hari icyo twakora. Kandi twagerageje gusoma Bibiliya, n'ubu turacyasoma. Ubumuntu rero tuvuga ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ibikorwa. Niyo mpamvu twe tuvuga ibikorwa, ntabwo ari ukwicara gusa, nta nubwo ari ukubirata gusa mu kanwa, ahubwo ni ibikorwa. Ubumuntu ni ibikorwa. Hari imiterere y'uwo muntu, hari imyumvire aba afite imaze kurenga urwego rusanzwe ikagera ku rundi rwego rudasanzwe. Imyumvire ituma asigasira ubumuntu bwe, imyumvire ituma agira itandukaniro n'abandi bantu. Kuko turamutse tuvuze ubumuntu gusa, ntituvuge ubumuntu buhesha ubugingo, cyangwa tukavuga ubumuntu bw'amagambo, abantu bose ni abantu, bigenze bityo aparama ku bigaragara umuntu wese ni umuntu. Iyo ari aho yavutse nk'umuntu, abaho nk'umuntu, uko yaba ameze kose, yaba akize yaba akennye, yaba yarize yaba atarize, agaragara nk'umuntu. Ubwo mu bigaragara aba ari umuntu. Ariko iyo tuvuga ubumuntu buhesha ubugingo, tuba tuvuye ku isura y'inyuma tukaba tugeze ku isura y'umutima, kuko ubumuntu bugaragara mu mutima, ntibugaragara ku isura y'inyuma. N'Imana burya igaragara mu muntu iciye mu mutima we, ntabwo igaragara ku isura y'inyuma, kuko ramutse Imana ari isura, ntabwo Imana yabisa n'abantu, kuko n'abantu ubwabo ntibasa. Ubwo twaba twibaza ngo isa n'abande by'umwihariko. Ariko by'umwihariko Imana isa n'umuntu mu buryo bw'umutima, kuko Imana ari ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Hanyuma n'umuntu akaba ari ubumuntu, kandi ubumuntu bukaba ari ubuntu, impuhwe n'imbabazi n'urukundo. Iyo tuvuze ngo umuntu ni ubumuntu, ubwo bivuga ko umuntu gukuramo ubumuntu hasigara inyamaswa isa n'umuntu. Donc haba ari inyamaswa muntu. Abarundi bavuga ngo ni ubukoko. Ubumuntu busimburwa n'ubukoko. Udafite ubumuntu aba afite ubukoko. Bishatse kuvuga ngo ubumuntu rero ni imiterere n'imyumvire ye n'imikorere ye n'imitekerereze ye n'imbaraga z'umutima ashyira mu bintu akora kandi yitaho. Aha rero turashaka kuvuga uburyo ubumuntu butera umuntu gukunda amahoro no kuyakurikira. Uyu munsi niryo yerekwa, niryo hishurwa Imana yampaye, yambwiye ngo mbabwire uburyo ubumuntu butera umuntu gukunda amahoro no kuyakurikira. By'ukuri turengera tuyoborwa n'ubundi n'ijambo. Mbere y'andi magambo yose dusoma, turayoborwa n'ijambo rivuga ngo nuko ibyo mwifuza ko abantu babagirira byose aba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ngayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Iryo jambo n'ubundi teka ryanditse muri Matayo 7, Matayo 7 umurongo wa 12. Aha ngaha reka tuhagaruke turebe.
abantu bose aho bava bakagera bakunda amahoro, kabone nubwo yaba ari umugizi wa nabi wakunda amahoro. Umurozi yumva nta wamurogera, umwicanyi yumva nta wamwicira. Abantu bose bakunda amahoro. Burya umuntu ushyira abandi ku ngoyi yumva atayijyaho, ndetse bafite ubwoba bw'uwayimushyiraho. Mu yandi magambo, abantu bose aho bava bakagera bakunda amahoro. Bakunda amahoro ku giti cyabo, mu mutima wabo bakunda amahoro, mu miryango yabo bakunda amahoro y'ababo. Ushobora gusanga yaba ari muganga akirengagiza kuvura umugore w'undi muntu, nyamara ari urwaye, yaba yasaze yirukanka, ariko abaganga babaye bateye ibiki, kandi we yagera akunda akamureba ni sesemi, akumva ntacyo amubwiye. Mu yandi magambo, ntabwo ayoborwa na rya jambo. Abantu bose bakunda amahoro. Umuntu nukora ibikorwa byose byo kubuza abandi bantu amahoro, tuvuga nk'abariya bagira imitwe y'iterabwoba, bagenda bagatega abantu bakabagirira nabi, bakabica, bakabasahura, bakabagira iteka, bo baba bumva nta wabakoraho, abumva nta wabagirira nabi. Nakunze kugenda amafilime, mu mbabare wenda izo ntege nke yagiye ndazigira, ariko gendeba amafilime ntagamije kwinezeza, ahubwo kenshi njye nyereba ngamije kurebamo inyigisho irimo. Nakunze kubona bamwe mu bicanyi ruharwa, mu mafilime y'ubwicanyi baba bicaye ruharwa, bagira ngo bamugezeho bamufatira nk'umugore ye, baba we agatakamba ati ntunkorere ku mugore, ntunkorere ku mwana, ugasanga birakomeye cyane, bigize intambara, kandi avuye kwica abagore b'abandi. Hari benshi yagize abapfakazi, ariko aje kuhagarara kube ngo ntagire ubakoraho. Na bugingo n'ubu niko bimeze, biratubona mu mafilime niko bimeze, haba ahantu ariho hose usanga tugira amagurupe y'abantu bashizemo ubumuntu, bashinzwe no gutoza abantu ubunyamaswa. Hari ababitojwe, hari ababitojwe inshuro nyinshi cyane. Sinzi, hari umuntu twaganiriye yari afite agahinda, yari yarahoze mu gisirikare na kera cyane, yagikoze kera cyane, ariko turaganira, yari afite agahinda arimo, twaraganira ukabona arigunze, ari imyoje. Ndamwase bite, ko mbona utajya wishima? Ati njye mfite ikibazo gikomeye cyane. Ntese ni iki? Atuzi imyaka nataye, uzi igihe nataye, se igihe bwoko ki? Atubureba narize ariko wakubwira igihe nataye. Wataye igihe gute se kandi wanega gati? Mfata ikintu cyambabaje kurusha ibindi, ati nize kwica umuntu. Tamaze ne gute? Aturabona ati jewe natangiye igisirikare n'umwana, ati batangira bakubwira ati iri ni isasu, niba rya pistoli ryitwa gutya, bakakubwira amazina yayo, bafite amaterime bavugamo, bakavuga ngo ryica umuntu uri muri metero byibuze zitarenze 50, muri byibuze muri metero 20, niko yangeranyirizaga. Ryica umuntu umwe uri muri metero 20, bakakwereka grenade bati yitwa gutya na gutya na gutya, ishobora kwica abantu bageze muri 50 bahagaze ahantu ushobora gutera ibuye. Nukuvanaho ni muri metero 20-50 babasha kugeza ibuye, bati ibasha kwica abantu bageze muri 50-60 cyangwa se n'ijana yabica. Bakanyereka indi mbunda bati yitwa gutya, yica abantu bari muri metero izi. Ikintu cyambabaje kurusha ibindi, icyo banyerekaga cyose bavuga ngo cyica umuntu, iyo banyerekaga cyose bavuga ngo cyica umuntu uri muri metero izi. Ubwo nati narimo niga igisirikare, bakantoza bati iki ngiki cyica umuntu uri muri metero. Nta na kimwe bigeze bambwira cyo kumukiza. Ati ntekereza imyaka namaze niga kwica umuntu, ati numva ndabaye ntashobora gukora n'umwe. Nge ndavuga nti pole sana, isi ni kwiteye, isi niyo yadutoje imirimo nk'iyo ngiyo. Isi ntegira imbabazi, isi ntikunda imishyikirano, ahubwo ikunda intambara. Ibintu byose ibibara mu kwica abantu, kandi abantu benshi bashakira amahoro mu rupfu rw'abandi. Ntako ngasubiremo, abantu benshi kubwo kwikunda bashakira amahoro mu rupfu rw'abandi. Ibyo bishatse kuvuga ngo iki rero? Ibyo birashaka kuvuga ngo bwaba umuntu buhesha ubugingo, iteka ryose ntibushobora kugerwaho abantu badakunze amahoro. Reka dusome muri Matayo ibice 5, dusome ku murongo waho wa 9. Mwumve uko havuga. Nukuri nimugenzura neza muraza gusanga byanze bikunze abantu nyabantu bo bazabona ubugingo, kuko Imana iteganya kubaho ubugingo, kandi Imana hari ibyo yababwiye gukora. Ntabwo ubumuntu ari amagambo, ahubwo ubumuntu ni ibikorwa umuntu asabwa gukora. Nicyo gituma Imana igenda isobanura abantu bazahabwa ubugingo abaribo. Nk'ahangaha iyo dusomye muri Matayo ibice 5 umurongo wa 9 wonyine,
haranditse ngo wenda reka tuhasome Matayo ibice 5 umurongo wa 9. Haranditse ngo hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Njya numva abantu badukanye na terime ishekeje ngo ntabwo ari abakozi b'Imana ngo ahubwo n'abana b'Imana, ndetse n'abana bo wenda baba banagerageje, ariko hari n'abandi bose bavuga ngo twese ngo turi abana b'Imana. Reka twese kutureba twese abantu twese turi abana b'Imana. Reka twese burya turi abana b'Imana, twaba duturutse mu madini atandukanye, twaba duturutse mu bihugu bitandukanye, burya twese turi abana b'Imana. Icyo ni ikinyoma. Kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana agomba kuba asa n'Imana, kandi kuba asa n'Imana nk'uko umwana wese asa na se, ni ukuvuga ngo agomba kuba afite ubumuntu, kuko nababwiye ko Imana irangwa n'ubuntu, impuhwe n'imbabazi n'urukundo. Umuntu akarangwa n'ubumuntu, kandi ubumuntu akaba ari ubuntu, impuhwe n'imbabazi n'urukundo. Kugira ngo umuntu abashe kuba umwana w'Imana agomba kuba asa n'Imana, ntabwo ari ukubivuga gusa. Noneho kugira ngo use n'Imana rero, Imana yacu ni inyamahoro. Imana yacu ni inyamahoro kandi ku rwego rwo hejuru. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo hahirwa abakiranura. Abakiranura ni ukuvuga iki? Ni abanyamahoro, ni abazana amahoro. Mu cyongereza babita les peacemakers. Ni ukuvuga ngo ni abantu baharanira amahoro mu bantu kuko bazitwa abana b'Imana. By'ukuri hari ikintu gikomeye cyane Imana yambwiye, ndaza kukibatangariza mu gihe kiri imbere gikomeye cyane. Hari izindi nshingano zikomeye cyane Imana yampaye ku gihugu cyacu, nzazibatangariza mu gihe kiri imbere, kandi ndi hafi n'ubundi kuzazitangaza. Ariko uko biri kose ibyo yambwiye gukora birumvikana ni ibintu bibuze cyane mu gihugu cyacu, ariko kandi nzi neza ko tuzagendana nawe nteze amatwi, cyane cyane ko abana b'Imana bose tuzaba turi kumwe, tuzagenda n'abana b'Imana. Wenda reka mpavuge, abana b'Imana bose bagomba kuba bashaka kandi baharanira amahoro. Gushaka no guharanira amahoro, kuyakurikira. Reka dusome muri Petero wumve uburyo bayashaka. Ntabwo ari ukuyashaka gusa mu magambo ngo umuntu avuge ngo icyaduha amahoro, ngo cyangwa ngo turifuza amahoro, ngo nanjye numva nifuza amahoro, ngo ndi umunyamahoro. Oya, ahubwo umwana w'Imana aharanira amahoro ahereye mu rugo rwe, aharanira amahoro mu mudugudu atuye, aharanira amahoro mu kagari atuye, aharanira amahoro mu gihugu atuye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuyaharanira by'amagambo cyangwa by'agahe gatoya, ahubwo umwana w'Imana aharanira amahoro naho ari hose. Guharanira amahoro mu rugo rwawe bivuga gutanga amahoro mu rugo rwawe, haba n'umugore wawe mubana, haba n'abana bawe mubana, haba n'abakozi mubana, mwagombye kubana amahoro. Ntabwo bivuga kureka gucyaha niba uri umugabo cyangwa guhugura, ariko byose ukabikorana ubugwaneza n'amahoro. Hari abagabo benshi biyita abana b'Imana kandi mu rugo rwabo babuze amahoro, biyita abakozi b'Imana kandi mu ngo zabo babuze amahoro. Umugore umwe niwe ugeze kujya mu rusengero ajyana n'umugabo we, hanyuma umugabo arigisha cyane, ari umwigisha ushyushye cyane, arigisha cyane, arigisha abantu bagatwarwa bagaseka bakishima, ariko bakabona umugore we ntiyishima. Nuko basohotse abaza undi mugore ati ariko ubundi buriya mumuseka mwafashijwe? Undi ati ati umugabo we n'umuhanga azi kwigisha, turamukunde ukuntu yigisha, ariko ni umugabo mwiza koko. Umugore atajya akomeza abashuke, wakubwira wamukubwira. Mu yandi magambo biratangaje kandi biteye ubwoba, ntushobora gutanga amahoro hanze mu rugo utabashobora kuyatanga. Ubuhamya bwa mbere butangirwa mu rugo iwawe. Amahoro ya mbere agomba kubanza kuboneka mu rugo iwawe. Ingo z'abana b'Imana ni ingo z'abanyamahoro, ni ingo ziba zuzuyemo amahoro, kubera ko abantu batera amahoro abana b'Imana n'abandi bakakubonaho icyitegererezo. Ibirenze mu rugo iwawe ushobora kujya no mu baturanyi, ushobora kujya mu nshuti n'abavandimwe, nabo ukazazanamo amahoro. Ese waba ugira imbaraga mu gukiranura abagiranye ibibazo n'amakimbirane? Aho ngaho nibyo bizakubwira neza kuri umwana w'Imana. Ntabwo byihatamo, ahubwo bawumva bikurimo. Ni urugamba urwana, ahubwo niba wumva bikubyiganamo, bisohora ubikore. Shwanyuka ubikore, uharanira amahoro yakurikire. Nicyo cyerekana kuri umwana w'Imana. Ntabwo ari ukubyifuza gusa, si ukwifuza amahoro, ahubwo ni ukuyaharanira. Peacemaker ni ugukora, ni umuntu ukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu bantu. Bivuga ngo nawe niba uri umwana w'Imana wagombye kuba ukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu bantu.
ibyo bivuga ngo rero uko biri kose iyo amahoro umaze kuyaharanira mu rugo iwawe kandi yahageze uyaharanira mu mudugudu wawe iyo bashwanye iyo banganye iyo hari abaturanyi bazirana bangana ese ukora iki ujya ubasha guharanira amahoro no mu baturanyi bawe akagarukamo ugakiranura abafitanye ibibazo ugahora ushaka ituze n'umutekano mu bantu ese ntabwo utera agati muri ry'inyongo birabareba cyangwa ukabogama ukajya ku ruhande rumwe icyo ni ikindi kibazo niba uri umwana w'Imana ntibishoboka urakiranura ntabwo abantu bagombye kuba barengana ureba ahubwo bagombye kubarenganura sinzi uko biri kose birakwiye cyane gutinyuka ugashira ubwoba kandi ukabwiza abantu ukuri gutanga amahoro byaba ngombwa nubwo kwaba kwakugiraho ingaruka sinzi wenda ndashaka kubabwira akantu gatoya rimwe nigeze narindi mu Bugesera ibintu mvuga hari abashobora kubihamya hanyuma hari ahantu abasirikare baje gukora operasiyo yo guhiga ibiyobyabwenge ibiyoga by'ibikorano baraza bahageze umugabo yarababonye yifungirana mu nzu mu gihe bakibaza ibyo gukora bari bahageze ari abasirikare benshi bari bahuye n'umusirikare w'umajoro wari uyoboye ingabo zaho ngaho nawe yaje ayoboye operasiyo noneho mu gihe umugabo yifungiye mu nzu kandi bazi ibiyobyabwenge birimo n'abayobozi b'inzego baje arangije mu gihe bakibaza ibyo gukora umugabo aca mu idirishya ry'inyuma ariruka bamubona hakurya arenga bati nguri yaracitse aragiye bahagarara aho nyine babura icyo gukora bibaza byinshi mu gihe bari bakiri aho umugore we yari umugore nyirantabwa yari umugore niwe wari umugore wa mbere ariko nyuma yari amaze gushaka nk'abandi babiri kandi afite izindi ngo yitahiramo hanyuma ariko niho yari yengeye ibyo biyoga bye yengaga ibyo inzoga z'inkorano yayengaga hanyuma icyakurikiyeho ni uko umugore yahise ahinguka umugore agaragara rwose nk'umugore w'indushyi yaje yikoreye udukwi n'uburimiro avuye guhinga ahetse umwana mu mugongo akurura ihene n'isuka n'udukwi ku mutwe n'uburimiro mbese mu giturage yambaye kwa kundi na ya myenda akigeraho abayobozi b'inzego z'ibanze bati dore nguri umugore waraje uwo majoro ahita avuga ati urakoze turakubonye urizanye kubona ahangaha mwega ibiyobyabwenge kingura agira vuba umugore arakingura ikorera ibyo bijerekani amufatira ikijerekani uko yakabaye amaze agatura inkwi gusa ahita amukorera ikijerekani cy'ibyo biyobyabwenge ngo tugende ku murenge ngo ndagufunga mpaka uwo mugabo wawe azaza gucyure bireba numva bindiye ahantu numva kwihangana birananiye ndavuga kandi mpita nturika ndavuga ntera hejuru ariko iryo ni ihohoterwa mukoze paramindukirana umujura amindukirana ngo urumva nta soni dukora ihohoterwa ntiryo ni ihohoterwa mukoze urebye uwo mugore ukamwitegereza ukuntu ameze urabona ari kujya gufunga iyo ndushyi y'umugore wiruhiye uri aho ngaho ngo turajya kumufunga ngo mpaka umugabo wazaza amufunguze ndaseka ndavuga ngo ntabwo azaza kuko se umugore afite wenyine afite abandi muzamufunga ari murambirwa umurekure ngo kandi reka nkubwire ngo uratinyuka ukavugira mu ruhame ngo turimo turahohotera abantu ngo reka nkubwire ngo ntabwo byumvikana ngo kandi mwebwe abo ba opinion leaders ngo nimwe mwabigizemo uruhare ngo ubundi ngo opinion leaders n'uvuga ngo nabavuga rikijyana kuko nagaragaraga nubwo nari mu cyaro nundebye n'amaso yabonaga ko ndi umuntu ufite ijambo ushobora kuvuga mu bantu kandi ikindi cyongeyeho nari mvugiye mu ruhame nyine wa mugani opinion leaders bita opinion leaders aravuga ntabwo aceceka imbere y'ikibazo aravuga ntabwo ariko muje n'ubundi ari twe twababwiye uko biri kose twebwe uruhare rwacu twababwiye ubaza abaturage bose barahangaha nta munsi ntazenguruka mbabwira yuko ibiyoga babenga bakora ari byica n'ubuzima uruhare rwanjye mba narurangije namwe mwaje gukora urwanyu ahubwo ikibazo nuko murukoze igice ubundi umugabo abacitse mureba hehe kugira ngo murinde gushaka gutwara uyu mugore n'indushyi n'aka kana n'icyo urabona ukuntu ameze uko nguko ngo kwanza we ngo buretse ngo ibyayo ngo ndaza kubyigaho nuko ubwo urumva twabaye nk'abaterana amagambo kubera iryo hohoterwa nabonaga rigiye gukorerwa uwo mugore ariko turimo tuzamuka bamushorerwa nanjye twarazamukanye yanshyize ku ruhande tuzamukana twembi arambwira ati rwose ati sora terega buriya biba ari iterabwoba tubundi se urabona umugore nk'uriya ati najya kumufunga namujyana hehe ati mbona byaba ari ikindi kibazo nanone
nuko ubwo bageze imbere arambwira ngo nabimene yitahire, arabimena aritahira. Ndashaka kukubwira ngo hari igihe ucece ku muturanyi yagize ikibazo kandi yarategereje ko umuvugira. Ibyo bivuga ngo ntabwo uri umunyamahoro, ntabwo uri umwana w'Imana. Nimukurikirana neza muzasanga Yohani yarafunzwe anacibwa umutwe azize kubwira Herode ukuri. Herode yari umwami kandi Yohani yabivugaga bizi ko bishobora kumugiraho ingaruka, ariko ntiyabashije guceceka ukuri. Ukuri kwawe gushobora gukiza abantu. Ni impamvu guceceka no kutaraba umwana w'Imana. Umunsi uzaba umaze kuba umwana w'Imana uzavuga ukuri gushobora gukiza umuntu. Nta muntu ushobora kurengana mu mudugudu utuyemo. Nta muntu yarenganywa na mudugudu, yarenganywa na executive w'akagari, yarenganywa. Ntuzabyemere n'umunsi wa rimwe niba uri umwana w'Imana. Garagaza akarengane. Sinkubwire ngo haguruka urwane kuko ubundi umunyamahoro n'umunyamahoro nyine ntabwo arwana, ariko vugisha ukuri. Ubwire n'uwo muyobozi, ubwire n'uwo muntu wari muti ariko uwo muntu uramurenganije. Uko niko ku umwana w'Imana. Dore ukuri uko kumeze. Ntabwo kwiye guceceka ukuri gushobora gukiza umuntu naramutse uri umwana w'Imana. Kubera ko nawe ubwawe wahuye n'ikibazo waba wifuza wakuvugira akavuga ukuri kandi akakurenganura ukabasha kurenganurwa. Bivuga ngo icyo wifuza ko bakugirira icyo wagombye kugirira abandi. Abana b'Imana nuko bateye, abana b'Imana nuko bakora. Bivuga ngo umwana w'Imana aba afite itandukaniro n'abandi bantu n'imyumvire y'ibitandukanye n'abandi bantu. Ntabwo agira ubwoba bwo guhamya ukuri, araguhamya. Ava mu bwoba agahamya ukuri uko byamera kose, cyane cyane rero ukuri gushobora gukiza umuntu cyangwa gushobora gukiza abantu benshi. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome hano muri Petero wa mbere cyangwa urwandiko rwa mbere Paulo rwa Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice byaho ni 3. Turebe naho uko havuga. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice byaho ni 3. Turasoma umurongo wa 10 n'uwa 11. Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3, umurongo wa 10 n'uwa 11. Haranditse ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashake amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo bashaka, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Twibanze kuri umurongo wa 11 haravuga ngo kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro kugira ngo ayashyikire, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Gushaka amahoro no kuyakurikira mpaka uyashyikiriye, aya ntabwo ari amahoro yawe bwite, ntabwo ari kwishakira amahoro, ahubwo ashaka amahoro akanayakurikira mpaka yashyikiriye. Kwishakira amahoro nta muntu umwe utabikora, kuko ibyo byo nta nubwo byagombye kuruha byigishwa, nta nubwo ari inyigisho, ahubwo umuntu arabivukana. Avuka buryo umuntu avuka yikunda, nta n'impamvu yo kumutoza kwikunda, ahubwo ashaka amahoro kandi akayakurikira. Nuvuga ngo ashaka amahoro y'abandi kandi akayakurikira. Hari ibintu ubona bishekeje ikikubwira uburyo iyo umuntu yikunda, iyo umuntu adakunda amahoro, iyo umuntu abeshya ngo n'umwana w'Imana, no mu biganiro bye buryo ubumubona. Niyo uganira nawe ubumubona. Umuntu niyo aharanira amahoro uramubona, niyo ari umwana w'Imana biragaragara, no mu biganiro bye uramubona. Merutse kubona abantu, iyo mbona umuntu hamwe arimo atanga ikiganiro kuri za YouTube channel, barimo bamubaza iby'abantu bafunzwe, barimo bamubaza iby'abantu babuze, baburiwe irengero, akabivuga yisekera cyane kandi akavuga ati ni inshuti zanjye n'abana banjye, hariho akabivuga yisekera yatembagaye cyane. Ukibaza ariko uriya muntu arimo aravuga ikibazo cyangwa arimo aravuga ibirori byabaye, ni ibyishimo byabaye cyangwa ni ikibazo cyabaye? Nubwo waba ukunda guseka, nubwo waba ukunda kwishima imbere y'ikibazo cya mugenzi wawe,
wagombye kugira agahinda no kubabara atari ibyo witeyemo, ahubwo ari ibikurimo koko bigaragaza uwo uriwe. Byanze bikunze umwana w'Imana ntashobora kwishima abarira, nk'uko Bibiliya ivuga ngo murirane n'abarira kandi mwishimane n'abishima. Iyo ageze aho bishima arishima, ariko iyo ageze aho barira ararira, kuko nawe ni umuntu ugifite ubumuntu. Iyo ageze aho barira ararira, ntabwo arira aho aseka aho barimo kurira, kiba ari ikindi kibazo. Ugasanga umuntu ntacyo bimubwiye nta na gito, ahubwo ukamubona yisekera, kuko nta gahinda k'abandi ntibimuriho. Birashoboka, ashobora kuba uko bitamuriho cyangwa bitamufasheho, cyangwa se mu kimwe ashobora kuba azi neza ibyo bintu n'inyungu abifitemo. Birashoboka. Uko biri kose, nuzajya ubona umuntu arimo aseka abandi barira, ujye umenya ko hari inyungu zihishe we abifitemo abandi batabizi, badashobora no kumenya. Uzasanga kenshi na kenshi abanyamahoro baharanira amahoro bakayakurikira mpaka bayashyikiriye, bemera kuba babura amahoro ariko kugira ngo abandi babone amahoro. Uko niko kwemera kuba igitambo. Na Kristo niko byagenze. Kristo iyo ashaka guharanira amahoro ye n'umunezero we, ntaba yaravuye mu ijuru. Niyo aza kumanuka mu isi ariko akaza kugira kamere y'umuntu nk'uko tubivuga 100%, muri uko kuba umuntu 100%, agashaka gukunda amahoro ye bwite no kwiharanira ubwe n'amahoro no kwikunda, ntabwo yajyaga kwemera kujya ku musaraba, kuko byarashobokaga. Ngira ngo abaje kumufata yarababaje ngo murashaka nde, barasubiza ngo ni Yesu w'i Nazareti. Ati ni njyewe. Basubira inyuma baragwirirana. Yarashoboye no guhita ababwira ati ngaho none muhinduke udushishi. Ubwo ibyo kumufata bikabirarangiye, cyane cyane ko yari afite ubushobozi bwose 100% mu kiganza cye. Nyamara yisize ubusa, yambara kamere k'umugaragu w'imbata, yemera ko babara no kugira agahinda kugira ngo twishime. Buriya kwari kugira ngo tubashe kubona amahoro, kwari kugira ngo yemeye kureka amahoro ye kugira ngo tubashe kubona amahoro, ko ari cyari kimumanuye. Ikigaragara cyo ni kimwe, abantu benshi bakunda kwikunda no gushaka amahoro yabo nk'uko natangiye mbivuga, ariko ntibite ku mahoro y'abandi. Ugasanga niba umwana w'umuntu umuntu arenganije undi, n'urugero, ugasanga umuntu niba arenganije undi, ukicecekera ngo ntibimvaho, apfa ko batari uwanjye, akapfa ko batari uwanjye. Ariko igitangaje nuko umunyarwanda yaravuze ngo iyo umuturanyi rwaje ibembe ngo ugura karago, bishatse kuvuga ngo byanze bikunze kugura karago hari ibintu birebe bishaka kuvuga. Bishaka kuvuga icya mbere yuko wowe ubwawe wirinda, ubwo ni isolation wa mugani, ni akato. Kugura karago ni akato, wishyira mu kato kugira ngo utaza kongera kujya kumutira ikirago nawe ibibembe bikinjira iwawe. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri gikomeye cyane kihishemo, kiba kikubwira ngo none ni we, ejo ni wowe. Ni ukuvuga ngo tegura nawe aho uzicara wishima kuri ako karago, kubera ko buriya nawe ubona yicaye yambaye umubiri. Ntuzajya ubona umuntu wese ubabazwa, ntuzajya ubona umuntu wese uri mu gahinda, ntuzajya ubona umuntu wese ubuze amahoro, jya uvuga uti buriya ni we, ariko ejo ni njyewe. Noneho utekereza ko ari wowe, utekereza icyo wakora. Iteka ryose nkunda kubabwira niganira bisanzwe, nkababwira ntese abantu baramutse bisanze mu ishyamba, nababwiye ko njya ngira intege nke zo kureba filime, ariko ntabwo mbyita intege cyane kuko ngenzi zibona nk'inyigisho. Mu mbabarire buri wese agira uko ateye, ndetse ko nta nubwo zintwara umwanya muri, dore ko nta n'uwongira. Nzireba gato cyane ngira ngo nduhukemo, ariko zikanyigira inyigisho. Nigeze kureba filime iteye ubwoba cyane, bayita Rotane, cyangwa se abazizi bakunda kwa filime barazizi kuko zirimo ibintu biteye ubwoba, birimo n'ubwicanyi bukomeye. Ariko ikintu cyantangaje nabanje kubona, kibanza kunshimisha, nyuma kiza kuntera ubwoba, ndababara cyane. Tuzakiganira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, turimo tuvuga ibijyanye ubumuntu n'amafaranga. Ubumuntu n'amafaranga ni ikiganiro duteganya kuzaganiraho ubutaha, ariko aha ngaha turimo turavuga ubumuntu n'amahoro. Ubumuntu n'amahoro, icyo natangaye cyo ni kimwe. Abantu bahuriye mu ishyamba, bari baje mu buryo butandukanye, bamwe bari imfungwa, abandi bari mukerarugendo, abandi bari bahuriye mu ishyamba, bahuriramo n'abarimo kugenda babica babarya. Ni za filime z'amavampaya zerekana abantu barya abandi bantu. Noneho
ikintu cyatangaje ni kimwe, bavuye mu byo bari barimo barabanza bishyira hamwe, bahitamo kugenda mu ikipe imwe, ntawe utandukana n'abandi, ntawe ujya hirya ntawe ujya hino, kubera ikibago byabaye ngombwa kuko bishyira hamwe batari bahuriye batari bahuje n'ikibazo, nuko bari bamaze kubona ko hari ikibahiga. Njya numva nyakubahwa perezida wa repubulika akunda gukoresha terime cyane, avuga ati ni ukubaho nk'isenene zifungiranye mu icupa zigatangira kuryana, kandi nazo zizi ko hari abandi bategereje kuzirya hanze. Ni ikibazo gikomeye, noneho ugasanga ntizirimo gushyira imbaraga mu kureba ko zabana amahoro, kandi n'ubundi kumarana kwazo hagati yazo ntiburi uzirya kuzirya. Iyo ni ijambo akunda kwikoreshereza, ariko rifite icyo rivuze kuko rivuga umugani munini cyane. Ugasanga abantu hagati yabo bananiwe guhana amahoro, kandi nyamara hari ikindi nacyo kigamije kuyababuza bose muri rusange. Noneho ntibishyira hamwe ngo babone imbaraga zo kurwanya cya kindi cyakayababujije, ahubwo nabo hagati yabo bakamarana bakaryana. Ugasanga abantu barapfa ubusa aho kugira ngo bishyire hamwe babashe guhangana n'ikintu kimwe kibahangayikishije bose, aho ugasanga barimo bararwana barapfa ubusa ni za senene ziryanira mu icupa. Noneho rero ikigaragara cyo ni kimwe, abantu ugasanga ibyo navuga muri iyo filime, babanje kwishyira hamwe kugira ngo babashe guhangana n'icyo kintu cyabicaga. Ariko ikintu cyambabaje ni kimwe, uko bagendanaga mu rugendo biyemeje kwishyira hamwe, biyemeje kwirinda, biyemeje kuza guhangana n'icyo kintu, bageze imbere ngo babone imodoka y'amafaranga yahirimye, basangamo imifuko y'amafaranga. Umva, ibyaro bumwe byararangiye, amafaranga ashwanyura ubumwe bwabo burundu. Navuze ko nzabiganira mu kiganiro cy'ubutaha, kugeza ubwo bagiye bamarana bapfa amafaranga, nacyo kiza gitoramo umwe, bararangira kugera kuri finali. n'uwanyuma mperuka abandi yapfuye azize ayo mafaranga. Nacyo cyo nzakivugaho ubutaha, ariko nashaka kuvuga ngo ubumwe bw'abantu bagombye kubukomera ntihagire ikibushwanyura, kuko ubumwe bw'abantu bubarinda, ubumwe bw'abantu barinda akaga gakomeye cyane. Ese abantu baramutse bahuriye mu ishyamba, kandi ishyamba ririmo inyamaswa z'inkazi, bakora iki? Bivuga ngo ntabwo icyo gihe umuntu aba akitaye ku mahoro ye bwite, kuko iyo wibeshye ugashaka kwiyitaho wowe wenyine, ni hahandi ntubura gupfa, ubwo ntacyo uba warengeye. Kandi n'ubundi nuko bigenda, uzareba abantu iyo bahuriye hamwe bakabona bahuye n'inyamaswa z'inkazi zirabatatse, ibintu bihita bitandukana. Abazi ubwenge bishyira hamwe, bagahagarara hamwe, bakareba impande zose, bakiyemeza guhangana nazo. Ibyo byatuma babasha kuzirokoka, wenda bakagenda basaba ubutabazi cyangwa bashakisha, ariko batatandukanye. Ariko abanyabwoba cyane muri bo bavamo bakiruka, ukabona umuntu avuye mu gatsiko arirukanse ngo arebe ko yakwikiza ubwe wenyine, atashwe y'amagare hejuru uretse asamaye, bisa nirukanye. Nta muntu umwe ujya ubasha kwiruka kurusha inyamaswa. Waba wiruka ute se? Warusha intare cyangwa warusha ingwe kwirukanka? Ubwo wagira ngo urirukanse, ako kanya we zihita zigucekera mbere y'abandi, zigahita ziguhitana. Bivuga ngo ntacyo uba ukimaze, ntacyo umariye abandi, nawe ntacyo wimariye. Abandi bati reka nurire ibiti. Urura ibiti se urusha inyamaswa kurira? Zo zirurira zikanasimbuka zikava mu biti zijya mu bindi, n'ubundi wagira ngo ururiye zikure zikagusanga zikagutsindayo. Bivuga ngo byanze bikunze ari wowe ntiwikijije, n'abandi ntubakijije. Icyo musigaranye ni kimwe, ko zibamereye nabi. Icyo muba musigaranye ni kimwe, ni ukwishyira hamwe, mukiyegeranya, ntimutandukane, ntimunyanyagire. Noneho iyo mwishyize hamwe mukaba ikipe nini, rimwe na rimwe nazo muzitera ubwoba. Ni ukuvuga ngo kwishyira hamwe kw'abanyamahoro bishobora gutera ubwoba bagamije kubabuza amahoro. Ndavuga kwishyira hamwe kw'abagamije amahoro bishobora gutera ubwoba abagamije kubuza abandi amahoro. Ibyo bivuga ngo byanze bikunze umunyamahoro yishyira hamwe n'abandi b'abanyamahoro. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu nyamuntu yishyira hamwe n'abandi bantu kugira ngo baharanire amahoro kandi bayakurikire mpaka bayabonye. Ntabwo ushobora guharanira amahoro y'abandi utarabasha kumva wabashe kuyashaka mu mutima, kandi kugira ngo ubashe kugira amahoro mu mutima ni uko ugomba kubanza kwemera gutinyuka urupfu. Aha naho nzahagarukaho mu biganiro by'ubutaha, nzabiganira birambuye ibijyanye no ubumuntu no gutinyuka urupfu. Abantu benshi bazi ko kamere y'umuntu irangwa n'ubwoba, kamere y'umuntu
irangwa no kugira ubwoba bwo gutinya gupfa, ariko siko kuri. Ntabwo ariko kuri ko dufite ibihamya by'abatubanjirije batinyutse urupfu, ndetse bamwe barinda banarugeramo, kandi nibo twagombye kwigiraho. Ariko ikigaragara cyo ni uko ntabwo kamere muntu yagombye kubirangwa n'ubwoba, ahubwo ubumuntu buzana gutsinda ubwoba. Ubumuntu buzana gutsinda ubwoba kubera iki? Icya mbere, umuntu aharanira agaciro ke nk'umuntu, kandi ubasha guharanira ko watsinze ubwoba gusa. Nta muntu ushobora guharanira agaciro ke n'uburenganzira bwe atatsinze ubwoba. Nta muntu ushobora kurengera abandi atatsinze ubwoba, kuko na Yesu ubwe ari mu murima wa Getsemani, cyangwa se muri kariya mu gashyamba ka Getsemani, ubwoba bwaraje, biragaragara ko yagize ubwoba. Yarimo areba neza ibigiye kumukorerwaho, dore ko yari afite n'ubushobozi bwo kureba buri kimwe cyose. N'uwari bumukubite yamurebaga n'icyo ari bumukubite yaramureba, kujya no ku rupfu rw'umusaraba yarebaga ko bari buze no kumanika n'imisaraba, n'uburyo bari buze kumushomba ibisumari byose yari yabibonye. Bivuga ngo yari afite ubwoba cyane, ndetse we yari afite ubwoba bw'ibyo areba, nk'aho twebwe tuba dufite ubwoba bw'ibyo tutareba. Ariko yagiye gusenga asaba imbaraga. Natwe birakwiye ko dusenga tugasaba imbaraga. Ntabwo ushobora kugera ku ntera yo guharanira ubumuntu, ntabwo ushobora kugera ku ntera yo gusigasira ubumuntu mu bantu utabanje gusenga ngo usabe imbaraga. Bivuga ngo gusenga no gusaba imbaraga nicyo cya mbere, kandi wagombye gusenga ufite kwizera ko Imana yacu ifite ubushobozi bwose. Imana yacu imbaraga irazifite, Imana yacu ibasha kudukiza. Ariko tugasubiza nka Saduraka na Meshake na Abedinego bati, yadukiza cyangwa itadukiza ntitubasha kubarara imbere y'igirwamana cyawe. Nta kintu kimwe cyagombye kugukuramo ubumuntu, kabone n'ubwo Imana yaba yemeye kupfa. Bivuga ngo wagombye kwemera ugapfa, ariko ugapfa ukiri umuntu. Abantu benshi batakaza ubumuntu kubera inyungu nyinshi cyane, kubwo gutinya ubwoba. Bafite ibintu byinshi birukamo kandi bagashakisha. Hari abatakaza umuntu kubwo gushaka amafaranga, ngo kubera gutinya ubukene. Ugasanga umuntu arimo aravuga ati, ndatinya kuzaba umukene, ndatinya kuzasabiriza, ndatinya kuzambara ubucoca aho nambariye impuzu, ndemera ubumuntu mbwikuremo. Umuntu mbwikuremo iki? Kubera ko umuntu yakuyemo ubumuntu ahitamo gutangira kugambanira abantu. Burya nubona umuntu yateye intambwe ntoya iyo ari yo yose yo kugambanira undi muntu, uzahita umenya ko yamaze guhinduka inyamaswa, kuko we ntabwo aba akiri umuntu. Ikiranga inyamaswa no kwikunda, no gukunda abana bayo, no gukunda inda yayo. Ntabwo ikunda izindi, ntabwo ikunda abandi. Niyo mpamvu uzabona nta nka yonsa itari iyayo, ahubwo yayitera umugihe, yanayiruma. Kabone n'ubwo inka yaba itazi kurumana, ariko yanayiruma, ariko ntiyayemera konsa inyana itari iyayo. Njye bivuga ngo ni inyamaswa. Abantu zitekereza inyungu zazo n'iz'abana babo. Tekereza we ubwe n'abana be. Ntabwo ashobora kwita ku bandi, ntashobora gutekereza ku nyungu z'abandi, ahubwo yita ku nyungu ze bwite gusa n'umuryango we. Uwabasa n'inyamaswa mu zindi. Ikigaragara cyo ni kimwe n'uko isi, uko nabivuze, yuzuye inyamaswa. Ntabwo ari njye nabivuze, ahubwo ni iki Imana yantumye. Imana yambwiye ko abantu bamaze kuba inyamaswa, abenshi bamaze guhinduka inyamaswa. Ahubwo nkubaze wowe utwumva, wowe uduteze amatwi, ese uracyari umuntu? Tekereza neza cyane, wibaze ngo ndacyari umuntu, kugira ngo umenye neza ko uri umuntu. Uretse ko tuzagenda tubiganira nyine buhoro buhoro mu kiganiro cyacu ko kirambuye. Uyu munsi wa none twabonye ko nyabantu baharanira amahoro. Ibaze ngo nakijije bangahe? Hari umusizi umwe, ntabwo ndibuze kumuvuga, ariko nakurikiranye ibisigo bye ndabikunda cyane. Hari ahantu avuga ngo ijana ry'abo wishe rirutwa n'umwe wimanye. Ijana ry'abo wishe rirutwa n'umwe wimanye. Wenda ibyo byari iby'abantu bakundaga kwivuga no kwivuga ibigwi, kwivuga mu gitaramo cy'ingabo cyangwa mu gitaramo cy'intore. Umuntu akavuga ababisha yishe, ariko aba agomba kuvuga n'abo yimanye. Hari igihe rero usanga umuntu ari umwicanyi gusa atazi kwimana. Ugasanga umuntu kwimana umuntu, ubundi reka mbwira abana bato babashe kudukurikira, kwimana umuntu ni kumurinda ababisha, kumubuza ababisha kumwica. Umuntu yatwaraga icumu ariko agatwara n'ingabo. Ingabo, uwajyaga ku rugamba mu ngabo za Kinyarwanda cyangwa za kera, yagomba kujyana icumu akajyana n'ingabo. Noneho ko kujyana icumu n'ingabo bishatse kuvuga ngo uba byanze bikunze
uri burase, uri butere icumu cyangwa uri burase umwambi, niba ari umuheto n'umwambi wajyanye, ariko ukaba ufite n'ingabo yo gukinga imyambi y'ababisha. Ubwo rero bivuga ngo umuntu ashobora kuba arimo arwana atanabonye ko umubisha yamurashe umwambi, ukamukingira ingabo yawe, ukamubuza gufatwa na wa mwambi. Wabona ko umwambi uje ubutumbira, ugahita umukinga ingabo, wa mwambi ukaza ukikubita kuri ya ngabo ntaba akirashwe. Ubwo uwo nguwo uramwimanye. Abasirikare barabizi cyane, uwanyu yarashwe mukora icyo bita evacuation, ni ukumuterura vuba vuba, mukamwirukankana, mukamukura aho ngaho, mukamujyana kumutabara, kumuha ubutabazi bw'ibanze, kumushyikiriza abaganga. Bivuga ngo uwo ni ukumwimana, umukuye mu rugamba, kuko kuva yararashwe mwese muramutse mwirebyeho cyangwa mukihisha cyangwa mukirwanirira, ntimwimana abanyu barabashirana. Gushaka amahoro no kuyaharanira ni ukwimana abandi. Bivuga ngo ntabwo wagombye kwirebaho gusa ngo wirinde icyakwica, ahubwo wagombye kwimana abandi no gutuma ibyica abandi bigabanuka. Icyo gihe uba urimo wimana abandi, gukora ibishoboka byose ukarengera abandi. Ubu turi muri gihe gikomeye cyane cya corona, mu gihe gikomeye cyane cya guma mu rugo. Mu mujyi wa Kigali no mu turere twinshi tw'igihugu turi muri guma mu rugo. Ikibazo ntabwo ari ibyo kurya ufite, ahubwo ikibazo ni ibyaba uri buze kugaburiraho. Kwimana abandi bishatse kuvuga ngo ni ugutekereza abandi kurenza uko witekerezaho. Urabona, uramutse ufite ikiro cy'umuceri kandi wenda iwawe musanzwe murya inusu, ushobora kwemera guteka inusu se indi nusu ukayitanga? Aho ngaho niho biba bikomeye cyane, nubwo ubutangiye kugaragaza ko uri umuntu nyamuntu. Hari wa wundi ugiye guha inusu washobora ko maze na kabiri atarya, yari akeneye guhemburwa rwose ngo uyu munsi awurenge, azarebe ko n'ejo awugeraho. Uyu munsi w'umurengeje wamukoreye igitangaza gikomeye, ariko se wumurengeje iki ko nawe usigaranye ikiro kimwe cy'umuceri mu nzu? Ariko mu rugo musanzwe muteka inusu. Mushobora guteka inusu rero, indi nusu mukayimuha nawe agateka, cyangwa mugateka mukanamugabura. Ariko ubwo afite urugo n'abana, bya byiza mutetse inusu indi mukayimuha. Uyu munsi mukawurenga mwembi, kuko ibyejo bibara bejo, kandi Imana yiteguye kubatabara n'ejo muzawurenza. Ariko byibuze uyu munsi wawumurengeje, wamwimanye. Ntabwo witekerejeho gusa, ahubwo uramwimanye, kuko urawumurengeje, uramutabaye kandi umugiriye neza. Turi mu bihe bikomeye cyane, ibihe byo kwitekerezaho. Ubu ngubu abakire barimo barahaha ibintu barunda mu nzu, barimo barasahura amaduka, ariko mbyita sorry kubera kuvuga iyo mvugo, ni ukuhaha byinshi abantu bakagenda barunda mu nzu. Kabirwa numvikana bafite ukuri, kuko kujya guhaha ni ingorane, nabyo ubwabyo ntibyemewe. Uzagenda abapolisi bakubaza ese urimo urajya hehe, za créance ureba gato baguca amafaranga. Nabonye bashyiramo imbaraga ko bagiye guca abana amafaranga. Ubwo bivuga ngo rero ushoboye wanabihahira rimwe, wa mugani iguma mu rugo yose igashira bifite mu rugo. Ariko se ntuzaba bifite mu rugo, uzibuka ko n'umuturanyi ashobora gukenera kurya. Wenda we ntane yafite yo guhaha, yahaga bubyize kuko yakoraga bubyize. Yari umuyede, yari umufundi, yari umunyonzi, yahahaga avuye gukora, none akazi kose kahagaze. Ese azahembukira ku isahane yawe? Aha rero niho umuntu agiye kugaragara ko ari umuntu. Ndashaka kubabwira ngo nsoza ngana ku musozo, ndashaka kubabwira ngo umuntu nyamuntu agaragara mu bibazo by'abandi. Umuntu nyamuntu agaragara iyo abandi babuze amahoro, nibwo agaragara ko ari umuntu. Ntabwo ari ukubivuga, ntabwo ari amagambo, ahubwo aharanira amahoro y'abandi. Iyo umugenzi wawe watewe, iyo umugenzi wawe wagize akaga, iyo umugenzi wawe wagiriwe nabi, iyo umugenzi wawe wahohotewe, nibwo uzagaragara ko uri umuntu. Iyo mugenzi wawe washonje, iyo abantu bafite ibibazo, mu gihe amahoro abuze, nicyo gihe abantu nyabantu bagaragarira, kuko bagaragara baharanira amahoro y'abandi. Ndashoje rero, Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha. Umwami Yesu akomeza bishimire. Komeza uharanira amahoro, uyakurikire muvandimwe. Kora ibishoboka byose. Wibuke rya jambo twasomye muri Matayo 5:5-9, abakiranura abandi nibo bazitwa abana b'Imana. Le peacemaker, abaharanira amahoro y'abandi nibo bazitwa abana b'Imana. Haranira amahoro rero, yaba bagenzi bawe, wanga akarengane, uca akarengane, ukora ibishoboka byose abantu babashe kubona amahoro, yaba n'abaturanyi bawe. Imana iguha umugisha. Reka dusenga Imana. Nyakubahwa Mana nkuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimye kugira neza, ukatwitaho kandi ukaturengera. Tugushimye akagahe keza uduhaye n'iri jambo tumaze gutambutsa. Turakwinginze kugira ngo iri jambo ribe umusemburo mu bantu, iri jambo rigira icyo rikora, rigira icyo rirema bundi bushyashya.
uko uri Imana y'amahoro, Imana y'amahoro, Imana ikunda amahoro. Natwe wadutoje kuba abanyamahoro, udutoza gukiranura, guharanira amahoro y'abandi, udutoza kuba abanyamahoro, gutanga amahoro mu bo tubana no guharanira amahoro y'abandi, udutoza kuba dushobora no kwitanga kugira ngo abandi babone amahoro, kugira ngo tuzitwe abana b'Imana kandi koko duhita twitwa, duhita tubabo, kugira ngo tuzabone ubugingo. Ubwo ni ubumuntu buhesha ubugingo. Ni ukuri ndakwinginze kugira ngo iyi ntambwe nayo y'ubumuntu tuyitere, tubashe guharanira amahoro mu bandi, two kurebera, two guceceka, two kwirebaho, two guheranwa n'ubwoba, ahubwo duharanira amahoro nyamahoro, duharanira amahoro mu bantu bose. Kandi ni ukuri kuko nawe uri umunyamahoro, kandi icyo ushaka ari amahoro, icyo twifuriza. Kuma natwe tugirire neza, komeze uha umugisha abateze amatwi iki kiganiro, kandi ni ukuri ubamara ubwoba, ubahe gushirika ubwoba, bakurikira amahoro mpaka bayabonye, nk'uko Petero yabitwandikiye. Umuntu wese ku giti cye, ndetse ntaharanira amahoro ye gusa n'abana be n'urugo rwe, ahubwo aharanira amahoro n'ay'umuturanyi we, aharanira amahoro n'aya mugenzi we, aharanira amahoro n'ay'umunyarwanda wese. Abanyarwanda twese tubashe kuba kandi tubane mu mahoro. Turagushimira ko ubikoze nk'Imana. Guma natwe tugire neza, ufashe buri wese umurengere, kandi uha umugisha abakozi b'iyi radiyo ndetse na radiyo Umucyo muri rusange n'abayobozi bayo. Twese turushaho kugirirwa neza nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.